duheruka kumva Mutesi agaruka kwa Ruremesha nyuma y'iminsi amaze yarabuze. Yakiriwe ate? N'urunana. Ako tekereza n'ukuri Mute. Ubwo urumva ibintu wari warakoze ari byo koko? Wambabara ariko Pete. Oya nta wakubabarira rwose. Utinyuka ugende utavuze aho ugiye unsigire umwana w'uruhinja. Ariko se kuki nkubwira ntunyumve Pete? Kandi nkubwira ko ntashobora kukumva. Ahubwo se ndi wundi wakumva ninde? Kuntana uyu mwana w'uruhinja rumeze gutya koko? Ariko niba wumva ushaka no gutongana njye ndumva atari njye watonganya. None undi natonganya ninde? Uwataye umwana ninde? Ukagenda ntunavuga aho uri uzi imihangayiko waduteje. Genda utonganye papa wawe byose niwe wabiteye. Gute? Ubusubonamo amahoro. Arabona ndirwariye fistiri mereye nabi nawe akagenda kama kato. Ubwo se ibyo nibyo byatumye dutana umwana. Iyo ugenda se byibura nawe ukamujyana. Nanjye byose babyandenze ndeka Pete. Erega n'umwana ntabwo ari wanjye ngenyine nawe n'uwawe. Cyakora warakoze gusa nta kindi. Uzi ko nta kindi kintu nashoboraga kwikorera uretse kwirwana uyu mwana. Nyine nawe ugomba kumwitaho. Ubuse nge ndiyanze. Oya Mute. Ibi bigomba kurangira rwose kuko ntibishobora gukomeza gutya. Uzasabe papa wawe rero ariko ibyo nkorera. Umva rero nkubwire Mute. Nge nkeneye gutuza undi nkisubira mu ishuri. Ndashaka gusubira kwiga rwose. Naho nge Mudugu. Mwaramutse neza se? Yego mwaramutse directeur. Yewega. Ko mutugendereye se muyobo? Ndabagendereye kuri iki kigo cyanyu. Ariko ni icyanya abavyeyi da. Ni icyacu wa mugani da. Ko twabyaye ari twe tuharerera se. Yego. Directeur. Karame. Nari mbasuye rero ngo tuganire nk'umuyobozi w'ikigo cy'amashuri. Yego mbateza amatwi. Harya uguzi ko tariki ya 22 Gicurasi ari umunsi mpuzamahanga w'urusobe rw'ibinyabuzima? Harya ubwo munsi ubaho? Utambwira se kutawuzi directeur. Kurahiye da. Mu minsi najyaga ntekereza rwose hose nari nkuzi. Nanjye rero buriya yego ibijyanye n'urusobe rw'ibinyabuzima n'ibidukikije mbimenye cyane kuva aho ngiriye mu mahugurwa yo kurengera ibidukikije nk'umuyobozi w'umudugudu. Nibyo? Hano mu gihugu cyacu rero nk'ibisanzwe. Yego. Hari ibikorwa badukangurira gukora mu rwego rwo kwizihiza uwo munsi. Nibyo. Insanganyamatsiko s'ubwo ivuga ngo iki? Ku rwego mpuzamahanga insanganyamatsiko iragira iti twubakire buri kinyabuzima ejo heza. Ni byiza cyane. Ubwo rero nk'umuyobozi w'umudugudu iki kigo cy'ishuri giherereyemo nari nzi ngo tuganire ku by'uwo munsi. Ni byiza cyane pe. Ubwo rero nagira ngo nk'ikigo namwe mube mwatangira gutegura ibyo bikorwa. Yego. Kandi mubimenyesha abarimu n'abanyeshuri kugira ngo batangire kwitegura. Ibyo nibyo rwose. Mbese ubu twakora nk'ibihe bikorwa ra? Ibikorwa bijyanye n'uwo munsi w'urusobe rw'ibinyabuzima byatekerejwe ku rwego rw'isi byo ni byinshi. Ibyo twakora ku rwego rw'ishuri twavuga nko gusukura ahadukikije, gukorera ibiti byatewe ndetse n'ubusitani ahakikije ikigo cy'amashuri. Ndumva bitari kure ya gahunda yo kurengera ibidukikije. Ibindi bikorwa rero harimo nko gukoresha neza ingufu zikoreshwa n'ingufu z'amashanyarazi, birinda gukoresha umuriro mwinshi, bakazimya amatara acanye bitari ngombwa. Ibyo birakenewe cyane rwose. Usanga abantu bangiza umuriro, umuntu ugasanga acanye amatara bitari ngombwa. Ese mudugu ndakumva. Buriya nk'abanyeshuri bo muri karabu y'ibidukikije ntibategura udukino twereka abagenzi babo kwirinda kwangiza indiri z'urusobe rw'ibinyabuzima nk'ibyari by'inyoni cyangwa ibyana byazo. Yego rwose. Erega harimo no kugabanya ibicanwa bikomoka ku mashyamba kuko burya dufasha kugabanya imyuka ihumanya ikirere. Abantu bagashishikarizwa gukoresha ingufu zikomoka ku mirasire y'izuba. Urwo ni nk'urugero. Yego. No gukangurira abantu kwirinda kujugunya imyanda habonetse hose. Aho bishoboka ishobora kubyazwa ibindi bintu igakusanwa ikajyanwa mu nganda zishobora kuyitunganya igakorwamo ibindi bikoresho. Rwose pe. Ndumva tubyumvise kimwe. Yego mudugu. Urakoze kuza kubitumenyesha rwose. Nawe urakoze cyane. Ubwo nanjye ubutumwa ngiye guhita mbusakaza hano mu kigo hose. Yego. Tunategure nyine ibyo bikorwa. Ariko kandi nawe uzaza utugeze ubutumwa watugeneye. Ariko se kutajya guterura ku kana ngo gahoze unakonsa sha. Yenda ujye konsa umwana nyabo. Ntabyo nshaka. Yego baba. Uracyameze nka mbere se? Numvise ko uhagarutse ubu narinje kureba uko umeze.
none nturashaka gukunda umwana wawe koko mute? simukunda pe. Uyu ugomba kwikundira umwana wawe, si byo se? Ariko uzi ko buri uriya mwana ashobora kuzavamo umuyobozi w'intara cyangwa perezida w'igihugu? Erega ntawamenya. Ubuse njye nibereyeho mujyana. Ariko humura ugomba kubaho mute. Ubuse ibintu ngo ni fistile narwaye nzabikira koko. Njye ndambiwe n'akato mabwa kubera ubu burwayi rwose. Ihangane mute, igihe kizagera uvurwa ukiri. Wowe tuza, ukunda umwana wawe, umwitaho kandi natwe turahari tuzakuba hafi. Urumva? Aha, simbizi. Humura sha mute, turabizi ko ufite uburwayi butakoroheye. Fistile ntikoroheye, ariko ndabizi ko kwa muganga bazakuvura kandi ugakira. Wowe tegereza igihe nyacyo bizashoboka, sibyo? Humura tuzakomeza kukuba hafi. Ikibazo mfite n'uriya musaza papa wa Petero n'ukuri. Ndabizi ko nawe atari yashobora kubyakira, ariko muri gihe kizagera nawe akumve. Sinzi niba bizashoboka mujyana. Cyakora mama wa Petero na Petero baranyumva bakanyihanganira bakanamfasha pe. Ntiwumva se? Humura n'ibindi bizagenda neza mute. Ndabizi murimo kundema agatima ariko iby'ubuzima bwanjye byo ntabwo byoroshye. Nguwo wafatiraho urugero se mute? Ari n'umukobwa wa Domina nawe yagize ikibazo cya fistile. Ntabwo yavuwe agakira. None se ko nkuzana imbuto wabyutse ukarya gukosha mu magate? Ariko nawe ye wabikomeje batangiye kunyitira umwana wacu se. Nitwemeranyije se ko utazongera guhamagarana mu mazina yacu asanzwe. Ikibazo nuko nabonye nta mazina twemeje kubera ko tutari twamenya niba ari umuhungu cyangwa umukobwa. Ubwo rimwe ni Gatesi ubundi rindi ni Ngenzi. Ngenzi aba ariyo dufata. Niba ari impanga tuzanayakomeza. Yego papa Ngenzi. Ngaho se ry'imbuto mu magate. Yega nta kintu nshaka kurya. Ariko tekereza n'ukuri. Nagiye ku kazi ngusiga udashaka kugira icyo ukoza mu kanwa, amata y'abana yanze, none ndagarutse nsanga ari kukimeze. Ubuse koko mu magate amaherezo nayaye. Ahubwo noneho ndumva ndushijeho kuremba Kareme. Umutwe umereye nabi rwose. Ahubwo wakubwira noneho umuriro ufite. Ariko se kubera icyo umuriro udashira di? Ya miti yawe ibyatsi nta kibazo yakemuye. Umuriro urakomeza kwiyongera. Ariko ibi ntabyo. Haguruka witegure tujye ku kigo nderabuzima wivuze. Ntaho najya. Ariko ubwo ukuntu urembye. Ndarembye ariko sinshobora gukinisha kujya kwivuza ku kigo nderabuzima. Kubera ikizi? Erega Kareme, sinabikubwiye ariko igihe kirageze ngo mbikubwire. Ibikizi? Narahumanyijwe. Ngo? Nta kindi kibazo mfite rwose nararozwe. Ubwo uravugisha ukuri? Niko bimeze. Warozwe nando nori? Ubwo uzi yuko natangiye kurwara nyuma y'aho mama waziye hano ariko. Ngo iki? Akimara kuva hano nibwo natangiye kumererwa nabi rwose. Ega n'ibyatsi nabonye mu rugo ntazi uko byahageze. Ibyo uvuga ni ibyo nori? Niko bimeze. None ubwo nyine navuganye na Kantengwa amvugishiriza nyirakuru atubwira ko ashobora kumpa umuti ndogora. Ubwo nyine nuko bigiye kugenda. Ubu si birashoboka? Urashaka ko nkureka sinkujyane kwa muganga n'ukuntu urwaye nori? Mana yanjye we ibi sinabyemera rwose. Cyori ni ibiki se utemera Kirere? Obama ari hema. Uramushakira ikizi? Wowe twaye narisubizeho bitaraba nabi. N'igihe uhamagaye Kere? Turizana nonaha. Iriki? Nzanira igise nyine. Maze muhore mu nyumvire. Nzanira igiyewe. Utibeshye ukankubita Kere, nanjye ndakudira. Ego baba, mwave mwabana mwe mutarwana. Ngo bimeze bite? Njye mvuye ku ishuri mitangira mu cyari cy'inkoko kureba ko yateye none igenda ribuze. None se niyo ugiye kurigerekaho? Njye simvuye ku ishuri. Niritwaye ryari? None se byatwawe nande? Ariko aba bana ndabagira ntera. Mva rata mama. Bigiye uko mvuye ku ishuri njya kureba mu cyari cy'inkoko nkasanga amagi yiyongereye inkoko yateye irindi gi. None ngiye kureba nsanga nta rindi gi ryiyongereyeho. Ubwo niyateye Obama akaba yandiriye igi. Ngiye ntigakomeze kumbeshyera. Nta gi nakozeho. Karanzanira igise nyine. None se Kirere, ni iki kikubwira ko uyu munsi inkoko yateye? Nitera buri munsi se. Umva Kirere, tuza reka amahane.
arama igi ryanjye rero kanze n'irigisa nyine. umva se nyine ntabwo inkoko iba igomba guhora iratera yageraho ikarekeraho ahubwo igatangira kurarira. none ngo namutwariye igira. Mama buriya koko yarekeye aho gutera? Birashoboka rwose kuko numvise yatangiye guteteza nk'ishaka kurarira. Mana we nari nagize ngo Obama yaritwaye. reka ndarengana dashwi. ubu si iyo nkubita nzira ubusa wari kuzanyishyura iki? ese imaze gutera ngaho ubundi. Mana we napfuye we. ihangane sha ihangane n'ukuri akundi ubukaremera we yagiye koko. simbizi ubanza yagiye ku kazi. ubuse koko basi ngakira ngusomeshe ku gikoma. Mana we ntacyo nshaka kandi wayashana ndakwinginze somaho pe. reka nta kintu ushobora gufata numva nta kabaraga mu mubiri we ariko ndumva afite inyota we. ngaho ndumva afite inyota. ngakira ngusoma kuri aya mazi bazi Honore. ngongera usomeho mazi inyota ishira gutomera pe. ayiwe Mana yanjye we use n'amazi ngo yararutse koko. igezeyo kandi igezeyo rwose ndapfuye we. ndumva ikizungera kimfata rwose. fata ukagwa. Honorine ayi ibi ni ibikimubayeho arapfuye we. gutabaye nyameze Honorine arapfuye. ayi we ni munahara. Mana unyumva ibi ni ibikibayeho muko. Mana we ararabye ureba. Mana we ararabye nuri. Ego babare ibi ni ibiki. Uyu mukobwa baye kimwe akabyara. Ego mana nyagasani. Uyu muri ko numva acanye wa mukobwa we. Ko numva acanye umuriro mwinshi. Ni muze base. Yapfuye se mukecuru. Nakonyera abazungu we. Giravuye sana agatambaro gatose. Nyaruka giravuye. Shaka agatambaro gatose tumushyiraho maze tugabanye umuriro. Imwe cyane we. Tabara Yezu tabara. Musengere. Ayiwe Honorine mugendekiye bite? Arashyira sazanzamuke naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'ingobyi activity na Aurora Wihaze mukayikurikira kuri Radio 10 kuwa 3 no kuwa 5 saa 11:30 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho ubutaha. Urunana.